Mbanje kubasuhuza abanyarwandakazi aho muri hose. Mukaba muri kumwe na Karengera Augustin, impirimbanyi ya demokarasi iba hano mu Bufaransa. Uyu munsi nshimishijwe no kugira ngo twongere duhure, nkaba mfite ingingo ebyiri nshaka kubaganirizaho. Cyane cyane muzi ko hari abanyarwanda benshi bagiye bahunga mu mwaka w'1994 bahunga intambara ya FPR. Abo banyarwanda barirukanse amahanga yose kugeza n'uyu munsi bakaba batarasubira mu rwababyaye. Icyo ni igikorwa gikomeye cyerekana uburyo abantu banze gupfukamira ingoma Karinga. Abo bantu nabo gushimirwa. Abo bantu bakoze ikintu gikomeye cyane twakwita resistance. Iyo resistance rero yabyaye ibintu byinshi cyane. Muzi ko muri iyo myaka za 1994 kugera 1996 muri Desembre niho abanyarwanda babaye mu nkambi. Izo nkambi rero zaje gusenyuka, zisenyuka FPR ifatanyije n'amahanga kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Ariko abanyarwanda bamwe banze kubyemera, bamwe ba mu mashyamba bicwa n'inzara, abandi bahura n'indwara, bahura n'inzara, ariko barakomeje barwana ishyaka ryo kwanga gupfukamira Karinga. Abo banyarwanda rero abenshi baje kugeraho, bamwe bagera hano mu Faransa. Na n'ubu bakomeje iyo ntambara yo kurwana urwo rugamba rwo kugira ngo baharanire ko demokarasi yasubira mu gihugu cyacu. Igihugu cyacu kikongera kikagira ubutabera. Muzi ko abanyarwanda benshi bashiriye muri gereza, abenshi baburiwe irengero, na n'ubu FPR ikaba itaradohora. Abanyarwandakazi, nkaba mbasaba aho muri hose gukomeza kurwana iryo shyaka. Ikindi navuga ahangaha nuko abanyarwanda benshi bari mu gihugu, hari abari barigize abantu b'indeba, cyangwa bakavuga bati biriya ni iby'abari abantu b'impunzi. Ariko kugeza na n'ubu mwabonye ko ibintu byahinduye isura. FPR nta n'umwe yigeze irebera izuba, cyane cyane ku bantu bamwe mu baturutse Uganda, abari abarescape, abari mu gihugu, abakorewe jenoside. Abo nabo FPR yagiye batoteza ndetse irabamenesha, abandi irabica. Ubu rero urugamba turwana ntabwo tukirurwana nk'uko twarurwanaga muri 1994. Uyu munsi dufatanyije n'abanyarwanda bose, baba Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Niyo mpamvu mbona ko urugamba ubu rushobora kwihuta, kubera ko uburyo twarurwanaga kugera mu 2010 siko ubu tururwana. Kera twakoraga imyigaragambyo ugasanga bigorana, ariko uyu munsi ubona buri muntu wese ari fiyeri yo gukora imyigaragambyo, akagaragaza ikimuri ku mutima. Niyo mpamvu uyu munsi mboneyeho kongera kwamagana abantu nakwita intore biyemeje kugenda bashyigikiye FPR mu rwego rwo kugira ngo ikomeze ihonyore abanyarwanda. Izo ntore icyo nazivugaho muri iki gihe, mwese mubona ko hari abana bagenda basabana gusa, hari n'abakuru, ariko ku bantu bakiri batoya
hari abana bagiye bishyurirwa na ba nyirasenge ba nyirarume baba muri Amerika, za Canada, za France. Iyo miryango yabo ikaba yari iri mu bo bita abantu baterura amakarito, ariko barabarihiye babasha kugera i Burayi. Bene abo bana baraje bafata iya mbere mu kujya kuyobora diaspora nyarwanda. Ubu niho birirwa bacura imigambi yo kugenda bagirira nabi impunzi zahunze kera n'abandi bose batavuga rumwe na FPR. Nubona iyo ntore rero yarihiwe na nyirasenge, kandi ise yenda yaraguye mu ntambara za Byumba, za Ruhengeri, za Gitarama, ikaba ari imfubyi ikishyurirwa na bene wabo, kandi hari za farije zishyurira abana b'imfubyi. Yagera hano ikaba ari ifite ya mbere yo kuyobora diaspora. Mwene uwo numubona uzamwihorere, kubera yuko ntabwo azi aho ava, nta nubwo azi n'aho ajya. Ugira gutyo ukongera ukabona umuntu wageze hano asize se muri gereza, bakuru be, yagera hano ugasanga niwe ufashe ya mbere mu kuyobora Ibuka. Mwene uwo numubona ntazagutera ubwoba, kuko nta n'icyo yamarira opposition. Banyarwanda, banyarwandakazi, cyane cyane abari ku rugamba rwo guharanira ko u Rwanda rwakongera kugira demokarasi, abaharanira ubutabera ko bwagaruka mu gihugu cyacu, ndabasaba ko mutagomba kugira ubwoba bw'izi ntore, kubera ko maze kubona ko ubwazo nabo batigira icyizere. Nta bwoba rero tugomba kubagirira, kubera ko ibyo bavuga cyangwa bakora muri iyo miryango bakoreramo ntabwo bashobora guhagarara ku maguru abiri ngo babisobanure. Numuzajya munababona kuri za murandasi, ntabwo bakoresha amazina yabo, ni abantu bahora bihishe bakoresha amazina y'amahimbano. Niyo mpamvu rero abantu nk'abo mutagombye kubagira ubwoba. Kandi rero birababaje kubona umunyarwanda w'iki gihe agahungana amarozi, agenda aroga aho batavuga rumwe. Mu muco wa nyarwanda ibintu byo kuroga cyari ikintu kizira. Umuntu uroga bamuhaga akato. Abo bantu rero mugomba kubaha akato, bagendana utuzi twa Dani Munyuza. Rwose abo bantu ntibazabatere ikibazo. Abantu mugomba kujya mwirinda cyane ni abantu b'inshuti zanyu, kuko mu Rwanda nawe muramuzi kandi muzi ko mwamwirinda. Ariko umuntu uzabatera ikibazo ni umuntu w'inshuti zanyu, uzaza akakwihishamo, ashobora kukugira nabi mu bundi buryo. Niyo mpamvu rero igihe uri ku rugamba urwana ino ntambara, buri gihe uzitegure ko ushobora guhura n'ingaruka. Ntuzagire ubwoba bw'ingaruka ushobora guhura nazo, kubera ko ku rugamba niko bigenda. Aho kugira ngo uzire ubusa, uzazire ukuri kugaragara. Mbaye bashimiye rero banyarwanda, banyarwandakazi, mukomere ku muheto, turi kumwe. Izi ntore za hano mu Bufaransa, cyane cyane aha dutuye, ntizizabatere ubwoba, kubera ko nasanze nabo ubwabo nta cyizere bifitiye. Bakoze ibishoboka byose, bohereza Aloyizi Nyumba. Aloyizi Nyumba yarwaniye ishyaka FPR, ariko uko byarangiye mwarabibonye. Nta n'undi muntu bazabona ubarwanira ishyaka nk'uko yarirwanye. Yaraje hano mu Bufaransa, yahamaze ibyumweru 3 ashakisha uburyo yaroba abantu benshi cyane muri opposition, akabacyura i Kigali. Ntabwo rero byamuhiriye, mwabonye ko byarangiye. Hari benshi rero biha gutaha mu Rwanda,
bacyuwe n'abo bantu b'intore, ariko ndagira ngo mbabwire ko hari abantu benshi batashye muri ubwo buryo, ariko abenshi bari muri gereza, n'imiryango yabo basize hano. Nta n'umwe ushobora no gutabaza ngo avuge ati twatakaje abantu, twabuze abantu. Hari abantu bacu bafungiye mu Rwanda kubera ko batashye mu buryo bumva ko batanze abandi umushi, ko hari ikintu kigaragara barushije abandi, ariko ntibamenya ko baguye mu mutego wa FPR. Namwe rero aho muri hose mwirinde kugwa muri iyo mitego, buri gihe mube maso, kandi ukuri kuzatsinda. Mbaye mbashimiye, mugire umunsi mwiza.